deba nkuko ubajije singusubiza my dear ntabwo uri muri good stand kwanza nawe ni unumvise n'agashya kurya amafaranga yabo ubundi baguhonga iki barayohereje ndayarya ariko ntabwo nabyinjiyemo yarambwiye ngo ndi umufana ndayarya tegereza nawe bazakwereka ni bohereze n'ubu ndayarya it's okay abafaranga cyane president sawa Karenzi yes ndagusuhuje wowe ukurikira Top Up TV ndagusuhuje ufunguye ino video nkuko byumvise rero muri ayo majwi abanje na amajwi ya Kensi president wa Gasogi ndetse na Rikaro umunyamakuru wo kuri Fine FM barimo baganira ku kibazo cya Semuhungu na Lorenzo. Ni ikibazo kimaze iminsi kuva match ya Gasogi yarangira na Rayon Sport. Ni ikibazo cyanduje imihanda abantu bose nicyo barimo bavugaho. Hano rero Kensi yarahamagarimo yisobanura nkuko musanzwe mubizi habaho ubwumvikane buke hagati ye n'uyu musore Rikari wamukoreye. Aho ngaho mwumvise Kensi ahishuye ko uno musore nawe yari amafaranga ya Semuhungu kandi akaba arimo amuvuga nabi nkuko Semuhungu arimo agenda atangaza ku mbuga nkoranyambaga ati uyu Lorenzo ibyo namukoreye ntabwo ari we wari ukwiye kuba ari mansebya hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ese iki kibazo kiraza kurangira gute? Wowe uri ku ruhe ruhande? Ese koko birakwiye ko ibintu nk'abiriya Semuhungu yakoreye muri stade byakomeza cyangwa Lorenzo ari muri position nzima yo kurwanya ibintu by'urukozasoni mu ruhame? Kora subscribe rero kugira ngo udacikwa n'inkuru yari yose igezweho. Tuzajya tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye hano kuri Top Up TV.